iki kizina cye ni ndetse nkunda no kukimemoriza. Uravuga Chirimwami? Aho yarimo avuga ko hari umunyamakuru wamubajije ibijyanye na M23 n'uburyo bari gutsindwa. Avuga ko mu by'ukuri ibya M23 bitamureba. Kwari ubushinzwe operation. Yes. Iwe ko yitaye ku by'iterambere kubaka imihanda ibintu nk'ibyo. Ubwo ni ukuvuga ngo buriya ari gushaka uburyo M23 nawe yamurekirita agakomeza ibintu by'imihanda. So urumva rero ubu nawe uhita wumva ko ibintu mu by'ukuri byarangiye. Bamwita guhunga inshingano kuko y'uru guverineri uri hariya guverineri ni nka perezida agomba gusubiza ibibazo byose, ntago yajya gushyira imitwaro ku bandi ati kanaka n'uwo bishinzwe n'uwo bireba. Yes. Akandi kantu nabonye kari gutrendinga ni ahantu perezida Chilombo yagiye mu nama i Malabo, noneho ababwira ngo bahishyire sinzi ukuntu hajya kaba kariho amazina y'ibihugu bakita nk'ikira, so ababwira ngo bashyireho aka Congo bashyiraho Chad. Umuntu kumvugira ariko muhere yafunguye mike bakomeza. Yes. Urabona tuba turi kuri table mu nama, agira ngo bashyireho Congo bashyiraho Chad. Ibi nabyo ni bigaragara ko hari inama tumirwaho mu by'ukuri atari kuri liste y'abagomba gutumirwa. Mu by'ukuri uyu mugabo ni akasamutwe umugani w'umuvandimwe hano kuri social media bita Godfather. Bibaye inshuro zigera kuri 3 bigenda bityo, akagenda nk'umukuru w'igihugu ariko ugasanga mu by'ukuri agira ngo yicare ku ntebe yagenewe Congo akicara ku ntebe zagenewe ibindi bihugu. Niba ari ambasaderi w'ibihugu byose simbizi, ariko ko naho kari gutrendinga hano kuri social media muri iyi minsi. Yes. Urakoze cyane. Akandi kantu gahari ntago sinzi niba mwagakomojeho nuko ariko sniper dukomoje kuri izo ngendo n'ubundi twabonye abakongomani bari kumwikoma uburyo akomeje kugira ingendo kandi igihugu kiri mu kaga. Yego, minisita urugendo rugera ku rwa 5 aho agiriye ku buyobozi. Hari n'ahantu noneho bigera umuntu akibaza ati ese mu by'ukuri aba banyamoko nta maso bagira nta bwenge ariko n'ubundi ntabwo wagira mu gihe waba uri kurya abantu by'inzoka urya imbwa. Biba bigoye kugira ngo ugire ubwenge bugutekereza ibindi bintu, biba bigoye kugira ngo urebe kure. Ariko ababimenye bafashe intwaro, babonye ko ubuzima batakomeza muri ubwo buzima nk'ubwo bafashe intwaro kandi bageze kure. Reka rero tubashigikire, kandi mu by'ukuri abantu mutangire mufunge ibikapu kuko intambara yarangiye. Mu kanya muhire nawe wari wambwiye ngo hari ibyo yatangiye kohereza, mbona Sukananga nashobora kuba ari gufunga ibye ntawamenya, ariko nanjye ndi mu nzira. Murakoze cyane. Murakoze. Sukananga hari icyo ushaka kongera mbere ko murakoze cyane. Reka mpere kuri ako ngako nanjye ndimo kubifunga, nge ntabyo nari nohereza ariko ndimo kubifunga nanjye bikapu. Hanyuma akandi kantu nari ngiye kuvuga nuko mu by'ukuri nyuma y'uko Rwindi ivamo ngo uriya mugabo ushinzwe operation yagize gutya arangije ajya kwinstara muri territoire ya Rubero. Murabizi ko mu by'ukuri yarari muri Goma, bivuze ngo si bari aba Wagner n'abandi bari kuva muri Goma, ndetse ahubwo n'ushinzwe operation nawe yakomeje aragenda ajya muri territoire ya Rubero. Ubwo niho yagiye guhagarara, ubwo naho ategereje intare ngo zimusangeyo. Ubwo niba azajya mu yindi territoire simbizi bamaze kwamukura, ariko ntekeza ko ari byo bitewe nuko ari kugenda yimuka nk'umuntu udafite aho agomba kuba. Nako ngako nangize ngo nongereho. Urakoze Sniper.
reka twakire Gakwerere ni umuntu numvishe nawe aba ari updated kuntu. Reka Gakwerere tumwakire kandi ari free gusesengura kuri topic yakumva rwose ashaka. Muhire mwakomeza. Yes, Minister urakoze cyane. Hano uranyumva? turakumva neza. Neza. Urakoze cyane. Ngewe ndagira ngo nkomeze na updating abantu ndetse mbahereza amakuru mbabwira ko ibyo mwarwana nabyo byose isi yose iri kureba uko urugamba ruri kugenda. Abaturage bishimiye intsinzi ya M23. Minister unyemerere, hari amajwi angezeho mpawe n'umumama nkunda cyane, ntabwo ndi bumuvuge kubera ko ntiyabimpereye uburenganzira, ariko numwe mu barwanashyaka dufite, ariko agize atya arambwira ngo nyabuna umva n'aya majwi. Aya majwi rero Minister hari ikibazo nyashyizeho. Nta kibazo rwose. Minister nyemerera wumva ukuntu aba baturage bari kwivovota, noneho ndaza no kukumvisha irindi jwi ry'abaturage bishimiye M23 bo bari kwifanira, bari kuvuga ngo AFC nimuze rwose nimuze. Tega amatwi Minister ubanze wumve iri jwi ukuntu rivuga. Iko sawa, iko na Saddam, niko na waongoza gouvernement, niko nawaambia mkie tumetoka mkie mbio tumeshaenda. Jibu hawezi kuwa naenda vile vraiment wanapolepatisha haya. Andoka tushasikia tunapemuka maneno yote tulikuwa nasema vraiment tunabakia tu nikombe M23 huruma vraiment. Andoka tulisema vya mingi sana hapa tusha regrette vraiment kuona tulikuwa nasema kumbe na hatuna watu. Maana biko natoka tu na mama na biko na hama, sasa mtu mwiko na hama. Na Kanyabosi nako bahame tu vile tu basiuishe watu. Naomba tu Kanyabosi nako bahame basiuishe watu. Waende jikuta biko mabulubero yabo kule na biko naenda kwao malisala na wapi. Jinaonekana hawana susi tusiba Kongomani biko nakimbia tu sasa basenzi mwa hivi. Waende bajikute biko malubumbashi na wapi, waende kule kwao. Batuachie usalama. Ile kuko tutesta bure, kuna tuletea mafikiri ya bure, wanafunga balabala yetu tunaweza kulia kiazi. Kumbe ni politiki ya bongo ya boyeri. Minister ngira ngo iryo jwi reka nisobanure neza. Ni ijwi ryavuganywe ikiniga n'umuturage wakoze uko ashoboye kose ngo rwane kuri guverinoma ye, hanyuma akaba ari kwicuza impamvu yavuze ibintu byinshi. Kumbe leta yarababeshyaga ati none mwabagabo mwe rwose turi gusaba imbabazi, aho bigeze ndi kubona ari gusaba imbabazi, none izo mbabazi mudukojeje isoni nta kindi twababwira. Ikindi kandi biragaragara yuko wagira ngo hari umuntu uri kubabwira ngo mwirukanke. Mu byukuri iri nijwi riteye ipfunwe ry'abantu bagiye bavuga ibigambo byinshi, harimo na mwene Gasimba ngira ngo namubonye ahangaha, uri kumpa ifoto yarangiye kandi urabona yuko nubwo wayizana sinsa nawe, ngira ngo nawe urabizi neza, yizane ntago nsa nawe, isharinge. Uwo ni ngewe rwose, uwo ni ngewe, ntabwo wanyibeshyeho, nushaka nindi ngikireho. Reka noneho Minister ngushyireho n'aka kajwi ukumve, mugatega amatwi. Bonjour groupe. Sisi kama wazalendo tunawasalimu nyinyi viongozi wote wa serikali. Tunaona vita inakuwa ngumu sana. Tunabanaka mugini fulani FARDC wanatia home 23. Tunabana fasi yote FARDC abo baikali abo wanaleta M23. Hawa ni vile tutanjana kwa sisi sie vote ikwe komba siri komba, kama ni vile tutanja ku FARDC mafu. Jitu shenda na vita toka kufia bure, abo biko wanaendelea biko natutia mchezo. Kani vile si bazalendo vote tunatapigana tena na FARDC. Jo vile solution yote imekuwa gisi tunakipanga. Tuona tosha M23 fasi fulani abo wanatia M23 pale kwenye FARDC napasha bakilia abo wanatia M23 pale. Zile makoro zao za kukua nasema hivi wanatudanganya mamorali na vitu gani tushabatambua zamani. Ikisasi kulisasi nye watu wa FARDC leo tunabanjia kwa sasa.
Ile ndio decision sie wazalendo tumekamata. Juu solution ionekane, juu hatuko naenda naona tunakufia bure, tunafanya nini? Hakuna solution fulani. Mahakama ni mulere tiketike sie wote mwenye atakufa mwenye atapona sie wote tunaanjana hapo sasa. M23 tawapiga na sisi tunawapiga sasa. Yeye ndio mnakosa sasa M23 ni FARDC. Jinsi tushaona komba mko nakimbia mnaacha kwenye tu na bana hakuna tena M23 nyie mnatoka M23 narudia pale. Ndio vile kabisa tunakamata ile decision kama sisi wazalendo, wengine tuko natoka nao, wengine wanarudia Mabutembo, wengine wanatoka pale wase, kumbe wa generali wa FARDC ndio viko natuisha sana. Ndio mingi wanarudia, wengine wanabakia kule. Ndio kujigombania kwa hapa ni masasi sisi wote FARDC mnakuwa akoro tunawapiga tu. Ndio vile kabisa tumepanga ile decision. Tunaanza sasa ku FARDC sisi wazalendo wote tunapigana na FARDC. Jitu kwa pigana FARDC na tuangalia hivi. Ndio vile vita inaanza kwa FARDC. ngira ngo minisita wabyumvishe neza ukuntu intambara yamaze kubonana. Reka nkwirishyireho akandi ka audio kanyuma k'umuturage uri kubaseka avuga ibya Alliance muhire ntago wagize gatoya kugira ngo abazamutse batibagirwa ibyo bari bashaka kuvuga. Noneho nta kibazo minisita, nta kibazo ndabangashyiraho. Yes, bwaba ari uburyo bwiza bwo kumanaging ikiganiro kugira ngo n'abatumirwa bafite mic bataza kwibagirwa ibyo bari bashatse kuvuga. Okay, ntaribi. Gakwerere turakwakiriye. Okay, murakoze. Muhira wafunga mic basha kumvikana twese. Okay, murakoze. Minisita hari umuntu uri kuvuga? Yego ndi kuvuga ufunga mic. Nibyo Gakwerere ari kuvuga bwana Muhire. Ariko sindi kuyanumva abantu, reka manuke wongere uzamure. Manuka nongere uzamure. Icyambere navuga kandi kinanshimishije ni intsinzi kuri His Excellency Paul Kagame. Ni umusaza w'intwari kandi ushoboye, ufite capacité politique ku rwego utagereranya n'ibihugu byo muri Afrika byinshi. Sorry, bashobora kuba bakummutinze by mistake, ndumva wakomeza. Okay. Icyo navuga ati His Excellency Paul Kagame capacité politique ye ntago iri kuri level y'abo bagabo baba perezida bo muri Afrika, akaba ari nk'intsinzi cyangwa se ku banyafrika bashaka kuza kwiga politike bakaza kuziga mu Burayi n'ahandi. Nk'umunyafrika, nk'umuntu ukunda Afrika, nakwifuriza ko abaperezida aho kugira bajye bajya kwiga politike mu bindi bihugu n'ahandi hariho hose, bakabaye bayoboka Perezida Kagame akabereka uburyo bagomba kubaho muri politike y'ibihugu byabo, kuko yerekanye ubushobozi bwe. Uretse na Afrika n'Uburayi buzi politike ya Kagame n'ubushobozi bwe. Tuvuye gushimira Perezida Kagame, navuga ku byerekeranye na Congo. Ni ukuvuga ngo igihugu cyacu East DRC uko byagenda kose inzira izashira tukibone. Mu by'ukuri Kisekedi yanze kuvuga, yirengagiza inshingano ze. Mbwire abaturage b'abakongomani, Kisekedi arimo araturoha mu mwobo. Mwe mwibwira ko ngo murimo murarwanira igihugu, souverinete y'igihugu. Kisekedi afitanye misiyo n'abamwohereje, ari mu kazi k'ibyo bamwohereje, ntiyitaye ku baturage. Mugomba kubimenya kandi mugomba kwitwararika mu gihe igihugu ashaka kugishira mu kangaratete. Niba yanga kuvugana n'abaturage be, abaturage ntibazemera gupfa kubera inyungu ze bwite. Bizatuma abantu bose bahaguruka, ahubwo abari muri East DRC murebe ibyo muri East DRC,
mureke Republic of Congo iba ukwayo natwe dukora ibyacu murakoze. aho ngaho ntabwo tubyumvishe neza, tureke Republic of Congo ikora ibyayo natwe dukora ibyacu. aha ngaha bwana Gakwere nk'umusesenguzi muri geopolitike bisashwe kuvuga iki? Icyo nshatse kuvuga, urabona ko ikibazo ntago navuga ngo ni Kivu ifite ikibazo, ariko iyo urebye ibibazo ahantu hari menase cyane East DRC, wavuga Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri. Aho hantu ni ukuvuga ngo uko byagenda kose amaraso y'abantu bari kuhamenekera hakeneye ubutabazi. Ubwo butabazi rero abantu bagomba kumva nani M23 iri coalition na AFC, mu gihe Kisekedi resistance zari kujya ashaka mu bihugu bindi bigiye bitandukana, aribyo ari kukururira ibi byago by'abanyafrika cyangwa se abakongomani muri rusange. Aho kugira ngo abantu bakomeze bapfe, twagira aho turi mu gihe Kongo itaraba federale, tukaba dufite ahantu turi dufite umutekano n'amahoro, ariko tuwicungira. Ibyo bindi bikazaba nyuma. Simvuga ko twasatura Kongo, ariko nibiba ngombwa n'izasaduka. Murakoze. Gakwere turagushimiye cyane. Sukana ngahe ndumva na Muhire ntabwo muri ku intervena. Reka twakire Pasi akurikirwe na Gavi, nibo bafite mike, abandi mwaba muzamuka kuri update. Twababwiye ko mwakora kuri update tugasangira ubumenyi, ndetse ushaka guha congratulations His Excellency Paul Kagame ku mwanya mwiza atorewe nk'umukandida wa FPR Inkotanyi mu matora yimirije imbere mu kwezi kwa Nyakanga yanga amabuguma ku tariki ya 15. ndagira ngo niho rwose abanyarwanda bazamuhitamo nk'uwatowe nk'uwatanzwe nk'umukandida wa FPR Inkotanyi. Ndagira ngo bashimire kandi babwire ko muhawe ikaze mu gutanga congratulation kuri His Excellency Paul Kagame. Nongere mbisubiremo, ni umukandida watowe n'amajwi ari hejuru cyane 99.1%, aho yatowe n'imbaga inteko y'amatora. Abitabiriye inteko y'itora yari 1995, 1993 bamuhundagazaho amajwi ahwanye na 99.1%. Ndagira ngo rero mugire icyo mukivugaho, mutange update muri Kivu zombi, Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru. Thank you. Pasi, uratwumva neza? Pasi official wafungura mike. ajya akunda kugira ibibazo bya network. Twakwakira kuba ari no kurwana. Gavi, uratwumva? Ndabumva neza cyane. Mwajya mbere turakwakiriye, turi kuri topic nkuko namaze kubivuga yo gutanga update ndetse no guhereza His Excellency Paul Kagame ku mwanya mwiza yongererwa icyizere agatorerwa kuyobora kuziyamariza umwanya wa perezida muri Nyakanga tariki ya 15. Urakoze cyane bwana minister. Ngewe rwose umunsi niriwe nishimye cyane bitewe n'uko hari nkijya kuri Twitter hari nasanze uriya Steve Wemby, umunyamakuru uba muri Kinshasa, arimo avuga uburyo murabizi ko Tshisekedi ari muri Ntuza Guinea. Yari arimo avuga inkuru y'uko Tshisekedi yasabye abo bari bari kumwe, uretse ko hariho n'u Rwanda, ko bagomba gufatira ibihano leta y'u Rwanda. Noneho nkinjira muri komantere byatumenye nseka cyane. Nimureba harimo komantere nyinshi cyane zivuga ngo wayinamutoye cyangwa se iyo menye simutore. Nasetse cyane, ariko ngewe Muhire kora kanuka kuko host kuko mbere na mbere nishimiye cyane kuba yatorwa. Nako ndi kubona ariko ntacyo nakohereje. Yego komeza. Niba hari umuntu wa mbere wishimiye yuko Tshisekedi yakongera kuba
perezida nari ndimo, ariko byari bifite impamvu. Impamvu yari iyi ngiyi, kuko numvaga ariwo muntu ushobora kuduhesha igihugu, numvaga ariwo muntu ufite mu mutwe we kurwana intambara nta kindi akeneye. nkumva ko rero haramutse haje Katumbi ashobora kuzana andi matware cyangwa se andi macenga, bigatuma umurego cyangwa se n'ibyo twihaye bitagerwaho. So numvaga rero yatorwa. Mu kumutora ibyo nifuzaga ndi kubona agenda bikora mu by'ukuri. Ikindi urabona ko abakongomani batangiye kumurakarira muri izo mesaje. Hari abamubazaga babazaga bati se ubundi ibyo bihugu biri corrupt, ibyo bihugu bidafite leadership ihamye, ubundi arinda yajyaho arira buri hamwe hose ati Rwanda sanctionné, u Rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati noneho ageze na hariya ati sanction u Rwanda, ati se bara sanction u Rwanda mu buhe buryo, with what means? Bese byari nabibonye ndishima cyane. Ariko ikindi navuga ni nyuma yuko navuganye n'umukongomani dukorana, arambwira ati abanyarwanda muzi ubwe, abanyarwanda kuko nanjye nyita umunyarwanda mu by'ukuri, ambwira ati abanyarwanda muzi ubwenge, mwatumye ni mwebwe mwatoresheje Tshisekedi kugira ngo mwigarurire Kongo. Urebye ubu ngubu abantu batandukanye yaba hirya no hino, amakuru urimo kugenda ubona, komantere zituruka mu bakongomani nizicuza n'izitabonaho Tshisekedi ari kubaganisha. Iyo rero ni inkuru nziza ku muntu uwo ari we wese wumva yuko rwose akeneye igihugu cyigenga, akeneye igihugu gifite umutekano, akeneye igihugu aho mubona abasore bagenda bagatunganya neza ibitaro, bakabikorera isuku, ndetse n'imihanda, ibiraro bagashiraho. Iriya niyo Kongo twifuza. Anari byo binateye n'isoni niba uri generale, uri umuntu ukuriye intara, ukavuga ati ibijyanye na operasiyo, ibijyanye n'intambara igihugu kirimo kurwana na M23 ntimubimbaze, kandi witwa ingabo y'igihugu unakuriye n'icyo gice, ariko udashobora gutinyuka cyangwa ngo ugire isoni, byibuze upfa isoni igihugu kuko uri na generale ngo uvuge ngo M23 bizagenda uku nguku. Ibyo byose rwose ukabyirengagiza uti rwose ibyo ntimubimbaze. Bigaragara yuko bacanganyikiwe. Ikindi ni ikigaragaza yuko M23 ibyo rwose imigambi plan ifite igenda igeraho. Ikindi nabonye bibaza cyane ni ukuvuga bati se ni gute mu minsi 4-5 bitaragera ku cyumweru M23 imaze ku extendinga ahantu hangana kuriya mu gihe gitoya, noneho bavuye no mu nama. Ibyo bintu ni ibintu biri kunyura kuri social media cyangwa se rezo sosiyo. Kuri uyu munsi rwose niriwe nishimye, ariko kandi nanshimira buri wese ukomeza gutanga igitekerezo aho ngaha, anerekana support. Naho kuri Muhire I'm sorry, kuri uriya Rukeni ujye umwihorera ko mbona ntabwo wagarura igishyimbo cyaboze ngo ukigarure bose, ariko ibyaboze nanone ntidukwiriye kubishyira mu nkono tujye tubijugunya. Ahubwo buri wese uri aha ngaha ajye amenya yuko tujye tumenya yuko nta ndakwanze ijya ivamo ndagukunze. Hari igihe mbona bamwe na bamwe bahuriye mu biganiro bahuje urugwiro bikambabaza, ariko nta ndakwanze ivamo ndagukunze. Murakoze cyane. Yes, urakoze cyane Gavi. Nibyo muhira ariko hari akantu wavuze ko impamvu nkomeza kumugaruza neza nubwo atagaruka nta kibazo. Twaturanye ari umwana mwiza, ari we taking care family, kuko yari isa naho yasandaguritse, ubona ari we mugabo urimo. Finally yaje kujya muri FDLR, ubu ngubu nizo bajyanama be. Rero nk'umuntu twabanye twaturanye, urumva minister byo mu mutwe, ntabwo napfa kumutererana gusa, ahubwo njya numva icyama nkamubwira agahinduka. Naho Muhire ndibaza ufite ikibazo cya connection kuko ntabwo turi kumwumva n'abandi ntago nyongera zamuke. Reka twongere tumuzamure. Uyu musore impamvu mivuza gutyo, afite abavandimwe, afite umuvandimwe numva ngo yitwa Aimable muri Kongo. Gavi ndagira ngo duse naho tujya kuri topiki. Munyemerere
ntihagire umuntu dukomozaho muri bano bana cyangwa se muri bano bantu bo muri community zigize. no icyo navugaga nuko nakenera guhinduka azahinduka ariko mu by'ukuri bajye babyirengagiza reka kuko twigire kuri topiki none se yacu ntimutakaze umwanya cyangwa se mushaka kuvanga ibiganiro kugira ngo n'abandi bagire icyo baganiraho, ariko kugarura ku bantu ndagira ngo duse naho tubishyira ku ruhande. urakoze cyane. Murakoze namwe Gavi. Hari ikibazo nagiye kubaza. Muhire avuga ko ari umunyakivu, ari abanga bakunda Kongo cyangwa se bita abakongomani, ngo ibyo nibibareba. Wowe ku ruhande rwawe ubu ngubu wiyumva ute? Yes, mu kanya baravuze ko bitewe n'aho ukorera abandi bakwita umunyarwanda. Minisita hano muranyumva? Hano turakumva neza Muhire. Voilà. Naye ndabumva neza noneho. Ariko twari dusabye ko mutakongera kugaruka ku muntu mwavugaga. Mumwihorere atadutera n'umwaku, nta kibazo gisimbuke. Yes, ndagira ngo dukomeze ikiganiro. Gavi, ubyumva ute ubaye umunyakivu kuruta uko umukongomani? ngewe navuye mfite imyaka 4 nongeye gusubirayo rimwe. Nari nkeneye kwiga ikiganga nko muri 2008 nibaza yuko aribwo nari ngeze nagiye kwiga ikiganga, ariko ntibyakunda ko hari ikibazo cyo kuvuga ngo hari abanyarwanda bari kujyayo bamaniye ko ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero byatumye ngaruka mu Rwanda. Igihugu rero ntigeze numva yuko mfatwa nk'umwenegihugu wacyo, kandi mu by'ukuri narafashe nasubiye mfata na rurema, ariko mu buryo bwa bizanzira nyine shortcuts, kubera ko hari abiri possible cyane. Ariko igitangaje mu by'ukuri ntabwo ni igihugu kitigeze kinyemera, kitigeze cyumva yuko ndi umwenegihugu. Ntabwo ndi proud yo kumva yuko ndi umukongomani kuruta uko nakumva rwose nkomoka muri Kivu, izina ryo ari ryo ryose, ariko dufite iwacu ahitwa izina twumva yuko nyine ari hari iwacu, uko ryaba ryitwa kose nabyishimira rwose. Urakoze cyane Gavi, kandi tukakira mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka twakire Rutayisire, ariko Muhire hari inkuru nzamuye hejuru. Wabona gihamya yatubwira niba uyu mugabo ukunda kuba yabaga yogoshwe yakusa umutsatsi cyane ariko anajindiriye mu buryo bw'uburakari cyane. Ni umugabo wize cyane, ashobora kuba ngo yarigiye muri Liège. Bwana Muhire, niba aba yatabarutse aya makuru, ufiteho amakuru ahagije aza kutumenyesha cyangwa se akabikomfaminga. nshobora gufata ijambo? Yego, kuko Muhire ndabona ashobora kuba hari ukuntu ari bizi ukuntu. Niba nawe unafite amakuru ku kibazo nambaje Muhire, waza kutubwira, kuko bigaragara ko uyu mugabo Victoire cyangwa Byiringiro Victoire ni izina ry'irihimbano yishise, ngo ashobora kuba yavuye ku myaka rwose, ngo burya bamuhetse muri ngobyi ngo yari yapfuye bari kujijisha. Ni Gaston Iyamuremye, umuyobozi wa FDLR, akaba n'umuyobozi wa CRAP. Uba afite amakuru wabitangiraho cyangwa ugakomeza ku cyari cyatumye ufata umwanya, Bwana Rutayisire? nta makuru maremare bifite uretse ko ari umuntu ufatwa nk'Imana mu ba FDLR no mu ba MRND bose. Mbese ku ngoma Habyarimana ni nk'aho wagira ngo niwe wari umusigire we kurenza abandi bose, ku buryo niba yaciyeho wavuga ko ari nk'igiti cy'inganzamarumbo cyaguye. Ni ukuvuga ngo hazaba n'impinduka nyinshi cyane. Ni umuntu kandi mu buryo bwose FDLR yagize nabi, niwe Rutayisire, uri kunyumva? utirwa umugongo. Ndakumva jewe. Suka na minisita muri kunyumva? Turakumva twese, na Rutayisire arakumva neza. Yemenya mfite rezo nkeya, reka manuke no sinzi byambayeho kabisa. Muhire, menya ibyo ari byose, ari sinzi ukuntu bimeze, gerageza. Niba yaciyeho rero ni ikintu cyiza cyane. Muhire nagerageze, ni impinduka zikomeye mu karere. Ifungure noneho turebe ko hari ikintu cyiza gihinduka, kuko turacyakeneye update ndetse twakira n'abantu.
Donc icyo navugaga ni uko niba yaciyeho ni ibintu byiza cyane kuko mu karere harahita hahinduka byinshi ndetse n'imyitwarire y'ingoma yose uko yahirimye aho yari inyanyagiye hose birahita bibagiraho ingaruka zikomeye kuko yafatwaga nk'igiti cy'inganzamarumbo muri abo bantu bose. Ni ikintu rero cyiza ku karere gishobora ndetse guhindura cyangwa kigashyiraho n'amaherezo kuri FDL n'abambari bayo. Igihe ikintu cya mbere navuga by'umwihariko gitumye nzamuka ni ukugira ngo mpe felicitation nyakubahwa Paul Kagame watorewe kuzaba umukandida kugira ngo ahagararire RPF mu matora. Ni ikintu cyiza cyane gikomeye, ni amateka yongeye kwiyandika kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ni u Rwanda twenyine gusa tugize ayo mahirwe, ni na Afurika kuko muri iyi minsi arafatwa nk'uruti rw'umugongo muri Afurika. Igikozwe cyose niwe bagarukaho ndetse no mu mahanga mu isi yose iyo bavuze Afurika niwe uza mbere. Njye by'umwihariko ndagira ngo mbahe wenda n'ikintu kinakomeye mu bihe bishize nahuye nacyo mu kazi. Habaye ikintu cy'uko abanyafurika bandi twari twahuriye mu kazi babagiraga navuga ko byari ibintu bya blague ariko nta blague burya zibaho mu kazi umuntu yasuzugura. Noneho abandi birabura babagira iby'ipfundigira ibivuzo bakoraho blague zidafashije zitagize gute, noneho wabikoraga ngezeho abona ndatuje ndamwumva ndamureba ndamwitegereza arangije arambaza ngo ariko uvuga mu kihe gihugu? Ndamubwira nti n'u Rwanda. Ngo ko kwa Paul Kagame? Arapfukama ngo pardon kuki utambwiye ko uri umunyarwanda? Ahita avuga ati mu bantu muri Afurika umuntu tuzi umuntu twemera ni umunyarwanda, mwamutuje nk'uko wabigaragaje. Ikindi nanone amateka yanyu cyane cyane yanditswe na Paul Kagame abahesha icyubahiro rwose. Arapfukamye abandi bose baratangara, abandi banyafurika bakibaza. Harimo rero abantu banabizi babagine bati bati nibyo abanyarwanda, harimo n'abandi bo mu bindi bihugu. Ugasanga yanditse amateka, Paul Kagame yanditse amateka mu isi ku cyubahiro cy'umunyarwanda aho ageze hose. Byanatangaje abantu bose, harimo n'ibyo navuze ko bamwe Paul Kagame ari umukandida w'isi wa Afurika, u Rwanda ndetse akaba umukandida w'isi muri rusange. Njye nabyiboneye mu bikorwa kuko icyo gihe naratangiye mpabwa n'izindi avantage ntajyaga mpabwa rwose. Ndavuga nti burya umuntu abibira isi yose atabizi ko bizagera n'iyo ngiyo. Njye ndavuga nti reka rero nsarure. Ni ukuvuga ngo umusaruro wa Paul Kagame narawusaruye mu icyubahiro, kumvwa, kubahwa, kandi yarakoze akazi ke uko akwiriye kugakora, ariko bibyara umusaruro urenze umuntu atanakeka ko wanagera kure cyane nkaho wageze. Ku buryo noneho abanyafurika icyo navuga bari mu mahanga usanga baba bifuza bati waduha Kagame igihe gito, waduha perezida akatubera perezida wacu akatubera akababera perezida wabo. Usanga ari icyifuzo bafite. Rero kuba akomeje kuyobora ni ikintu cyiza ndetse ni ikintu amahanga yubaha, ndetse n'abavuga ngo ntibamukunda amahanga atamukunda aramwubaha aramutinya kuko baba barindiriye icyo yavuga icyo yakora. Ikindi nanone cy'umwihariko muzabisuzume iyo habaye akavuyo muri diplomasi cyangwa mbese mu mibanire y'ibihugu cyangwa n'ibindi bibazo n'iki, we afata ijambo rimwe akaguma kuri iryo. Urugero naba nk'ibi bya Kongo bitangiye perezida wa Tshisekedi amaze guhinduka, muzarebe ijambo yavuze mu ntangiro niryo yakomerejeho, akomereza ajya kure, azamura ijwi ku buryo buremereye. Ntabwo yigeze asubira inyuma kwa kundi rimwe na rimwe abirabura bahindagura amagambo
mu gitondo akavuga ibi nimugoroba akavuga biriya ugasanga cyangwa se uyu munsi ari uyu ejo akabyuka avuga ati sinkuzi. Murabizi ko hari abanyafurika bateye gutyo, we siko ameze. Ni umuntu iyo yakubwiye ati turi kumwe, yavuze ijambo yego ni yego, icyo agaya arakigaya, icyo ashimye aragishima. Ikindi cy'umwihariko ni uko iyo ushoboye agushyira imbere arakumva, ntawe uguhutaza, ntawe ugira gute, ahubwo arakumva akagukurikira. Kandi burya uko ashyigikira cyane ntago burya rimwe na rimwe bamwe babimenya, bafite imbaraga zigera kure ku buryo iyo agushyigikiye nta kiguhungabanya. Niyo barunaka batagushaka cyangwa bagushaka, ariko ushoboye aragushyigikira niyo yaba atabivuze. Cyo ni ikintu cy'umwihariko wenda bamwe batazi. Akora akazi ke agakora mu buryo bwinshi. Ikindi ni uko usanga nanone nk'iyo uvuze mu banyamahanga, mu bazungu cyangwa se mu bandi muri Aziya n'ahandi hose, usanga iyo bavuganye nawe baba bazi ko bavuganye n'umuntu udahindura uko ateye kandi icyo avuze agishyira mu bikorwa. Icyo kintu rero cy'umwihariko afite ni uburemere, nabyita ko ari nk'identite ya Afurika y'Abanyafurika, Rutayisire wakumva ku buryo bamwe bagiye batagaciro. Ndakumva. Hari ahantu hari ikibazo ngiye kubaza, wakumva neza. Birumvikana ko uri mu zabukuru, uri umuntu ukuze. Hari ikibazo nshaka kubaza. Mu ijambo yavuze muri za 1993 cyangwa 1992 gutya bakiri mu ishyamba, ni umugabo wari uri mu ndake, ariko mu gihe yari ayoboye ingabo, inama wenda hari high command cyangwa abandi basirikare, arababwira ati, yagaruka ku bintu bya discipline, by'ikinyabupfura, bya gahunda, ati jeshi letu ndiye msingi, ati iyi ngabo zacu niyo nkingi, ndiye msingi wa chama, kitakuwa mabadiliko, kizaba impindura matwara y'igihugu cyacu. Iki ngiki ni igihugu mu buryo bugaragara, ntabwo yari afite icyo gihugu, yari afite agace gatoya rwose karimo indake ye, yari arimo ayobora izo ngabo. Ese ibi ni ibiki? Ni iki cyamuteraga kuba yari afite iyi vision, yari afite kuba ubuhanuzi byatukagaho mu buzima busanzwe? Yaba ari umuhanuzi cyangwa se yaba afite vision, indi mpano yindi ya vision mu buzima busanzwe? Ni ugusesengura kuri icyo kintu. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ngenda kiguha mu mpande zinyuranye. By'umwihariko afite ikintu cy'impano mu kuyobora no kureba kure, ariko nanone akabihabwa no gusesengura agira. Ibyo binamufasha nanone kuba afite umwihariko w'uko amakuru aje amugezeho, yayandi bita breed, mbese atavanguye, wafite impano yo kuyavangura no kubona icyo yakuramo kigeza kure. Kuko abandi runaka ushaka kumuha amakuru. Ndakumva neza. Uranyumva? Gana ku musozo kugira ngo twakire n'abandi, kugira ngo ni ukuvuga ngo we kuri we harimo n'ikintu wakwita ko ari nk'umuhanuzi, ariko ubuhanuzi bwe bushingiye ku gushyira mu gaciro. Cyane cyane avuga ikintu kugira uzarebe nk'iyo wenda by'umwihariko hari bamwe wenda batajya babibona, uzarebe nk'ikibazo kivutse, ntabwo ari aza mu ba mbere baje kukivugaho atarakibona amakuru, atarakibonaho umwanzuro, atarakibonaho aho agomba kucyerekeza. Ni umuntu ufata igihe akacyitegereza, akakigaho, yarangiza agakubita hasi ijambo rimeze nk'inkingi. Ni nk'uko rero yabikoze, yabonaga urugamba aho rwerekera, amaze kubona ko azarutsinda, amaze kubona ko azageza abanyarwanda kure, avuga ijambo riremereye. Ni nayo mu buzima bwe niko ateye, niko abayeho. Ni umwihariko afite, ndetse nagira ngo nkubwire ngo afite umwihariko wo kugira ubwenge bwa kimeza. Burya mu banyarwanda ndagira ngo nkubwire ngo burya abanyarwanda ni abahanga cyane, kuko bongeraho ubwenge bwo
baha agaciro kugira ubwenge bwa kimeza. We rero afite ubwenge bwa kimeza bwo hejuru cyane, bwo kumva, bwo kureba aho abandi batarareba. Kenshi na kenshi usanga avuze ibintu bibasiga, rimwe na rimwe bamwe ntibahise babyumva ariko bakihuta bakabyumva, ugasanga rimwe na rimwe hari abo agaye kubera ko batahise babyumva vuba. Iyo niyo mico ye, niyo mikorere ye. Rero ndagira mushimire ko yabaye umukandida, nanjye ndamushyigikiye rwose, akomeze ayobore, turi kumwe 100%. Ikindi nsozerezaho, ndagira ngo mbashimire kuba noneho numvise ijambo hano muri iyi space umuntu avuga ati sindi umunyekongo ndi umunyakivu. Rwose iryo jambo ringeze ku mutima, njye ndagira ngo mbabwire nza kwifatanya namwe, njye niryo nashakaga n'ubundi kujya numva. Muzasubire mu biganiro nagiye mba mu ntangiro. Icyo ni ikintu kizagenga Republic of Kivu uyu munsi n'ejo n'igihe kizaza cyose. Nagiye nshimira uvuze iryo jambo, kubera ko iyo abaturage burya baza aho berekera bakaba bafite koze bariho 100% batabyina muzunga, ngaho ni ukuvuga ngo niyo future yabo baba banditse, nk'uko banditse abandi banditse Bibiliya. Burya ushaka kwiga abaturage neza, ureba impamvu baryamyeho, uko bayiharanira. Ni nayo mpamvu ngira ngo mbabwire ngo Kivu kugira ngo yigenge, kugira ngo yibeho, nuko buri muturage ayishyira mu mutwe we, bikamera nk'urutare, niyo wabaga umutwe ntimuvemo. Rero ndagira ngo mbashimire